nkundiye ubwo yari amaze kwangana na se Kabego agahakwa na Rwabugiri yaramubwiye ati ubwo umbonye ubonye ijwi ntubyijane ushoboye Kabego birarangiye ariko ngusabye ko undinda incyuro. Rwabugiri arabimwemerera ati uhumure ntawe uzagucyurira. Umunsi utarengwa uza kugera nkundiye aza gutongana n'umugabo Giharamagara cya Rwakagara. Giharamagara acyurira nkundiye ati nkabona wakamwe n'amabya ya so. Nkundiye ararakara asubira iwabo ku ijwi. Nkomeje kuguha ikaze kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko aho yumvira icyanga cy'amagambo. Banza wibuke gukora subscribe, like, share na comment bigere kuri benshi. Uyu munsi turanzikira ku ncyuro mbi yasubije nkundiye iwabo. Nkundiye iwabo hari he? Iyo ncyuro mbi ni iyi. Ubundi sabaho incyuro nziza? Kurikira ntujye kure. Incyuro mbi yasubije nkundiye iwabo. Iyo bumvise umuntu ucyurira abandi mu ncyuro mbi zirimo n'ibitutsi nibwo bavuga ngo incyuro mbi yasubije nkundiye iwabo. Wakomotse kuri nkundiye ya Kabego mu gitero cya gatatu Rwabugiri yagabye ku ijwi. Aha ni mu kirwa giherereye mu kiyaga cya Kivu ahasaga mu mwaka w'1880. Mu gitero cya kabiri Rwabugiri n'ingabo ze bagabye ku ijwi barahacikiye ariko abashi b'abahavu bagengaga iyo ngoma baraneshwa barwana kuri Kabego umwami wabo. Kabego acika ingabo za Rwabugiri ajya kwihisha babura aho yahungiye. Rwabugiri atinda gutabaruka akimushaka amubuze atangira kuyobora ndetse atanga abatware bo kuhatwara. Hamwe ahaha Mwana ya Bidaga ahandi ahaha Kamaka ka Gasindikira. Abasigira ingabo nyinshi zo kubarwanaho mu gihe abahavu babagandiye cyangwa na Kabego aramutse agarutse agashaka kwisubiza igihugu cye cy'ijwi. Kabego ubwo yari mu buhungiro yaje kumenya ko Rwabugiri agiye mu bihugu bye bya kure byo mu Burera no mu Bufumbira ndetse aza kumenya ko yatabaye mu gitero yagabye igikore. Ababonye umwanya wo kugaruka mu gihugu cye abatware ba Rwabugiri abirukanana n'ingabo zabo bose bahungira mu Kinyaga. Abagaragu bo mu Kinyaga Bugondi n'Abacondo bakurikira Rwabugiri ngo bamumenyeshe ibyabaye basanga akiri mu mayira. Ababonye abahamagara mu byivugo byabo kuko bari intwari zogeye. Baramubwira ati Kabego yagarutse. Abatware wari wasize ku ijwi yarabamenesheje bose bateraniye mu Kinyaga. Rwabugiri amaze kumva iyo nkuru arahaguruka aratabara agaba igitero cya gatatu ku ijwi. Bageze i Nyamirunde arobanura ingabo zo gutera Kabego. Mu gihe Rwabugiri yarakibaza uko bikwiye kugenda ngo bashobore gutsinda ijwi nibwo haziyeho inzangano za Kabego n'umuhungu we Nkundiye biturutse ku nzangano Nkundiye yagiranye n'umugore we w'inkundwakazi wa se Kabego witwaga Mwaregakiko. Kabego yaje gutuka Nkundiye bituma arakara cyane aragenda yifungirana mu nzu iwe ntiyongera kugera kwa se Kabego. Uwo mugore akomeza kurega Nkundiye abwira Kabego ati Nkundiye yarakwanze dore nta kiza no kuguhakwaho ndetse nutareba neza azakwica kuzungure aba ari we uba umwami wo kwijwi. Kabego ararakara atumira Nkundiye aramubaza ati ubahe ko ntakikubona? Undi ati mba iwanjye. Kabego ati waba iwawe ntumbakweho? Undi ati none se konza ukantukana n'umugore wawe uruzi ko nanjye nzanwa iwawe n'ibitutsi? Kabego ati kigutera ibyo ni umurengwe. Henga nkugabanyirize nibwo uzabyumva. Henga nkugabanyirize nibwo uzanyumva. Amutwara imisozi myiza yakundaga. Nkundiye ararakara cyane bituma yanga Kabego byeruye. Muri iyo minsi Nkundiye atuma kuri Rwabugiri ati nanganye na data Kabego none unyihakire ndakuyobotse kandi nzakwereka uburyo uzafata ijwi bidatinze. Rwabugiri amaze kubona intumwa za Nkundiye aranezerwa cyane aziha inzoga n'ihene barabaga bararya basubira kubwira Nkundiye ko ubuhake bwe kwa Rwabugiri bwemewe. Nkundiye ahaguruka iwe n'abantu be asanga Rwabugiri i Nyamirunde barabonana baraganira biratinda. Nkundiye yishimira uko Rwabugiri yamwakiriye n'uko yakiriye abantu be asigara ashishikajwe no kugambanira se Kabego. Nkundiye abo mutoni wa Rwabugiri by'agahebuzo nawe atangira kumuha ibirari n'amayira bazacamo bitabagoye bagasakiza ingoro ya Kabego bagatsinda ingoma y'ijwi.
nuko nkundiye azana n'umuryango we n'abandi benshi batumvaga kabego. Rwabugiri abaha akanyemera wari mu ngabo z'ingangurarugo, abazana i rwanda abatuza itare ya nduga, kugeza ubwo Rwabugiri n'ingabo ze bivuganye kabego bigarurira ijwi. Nkundiye ubwo yari amaze kwangana na se kabego agahakwa na Rwabugiri, yaramubwiye ati ubwo umbonye ubonye ijwi, ntubyijane, ushoboye kabego, birarangiye, ariko ngusabye kundinda incyuro. Rwabugiri arabimwemerera ati uhumure ntawe uzagucyurira. Nkundiye aba umutoni wa Rwabugiri w'agatangaza, ndetse bituma yisihingagira agasuzuguro gakabije. Umunsi utarengwa uza kugera, Nkundiye aza gutongana n'umugabo Giharamagara cya Rwakagara. Giharamagara acyurira Nkundiye ati nkabona uhakanywe n'amabya ya so. Nkundiye ararakara asubira iwabo ku ijwi. Agezeyo araganda ariyimika, asenyera ba bandi bari baragabanye ijwi, agarura igihugu cya se kabego. Iganda rya Nkundiye niryo ryakabuye igitero cya kane Rwabugiri yagabye ku ijwi, cyabaye irunduka rya burundu ry'ingoma yo ku ijwi. Nuko umugani uturukaho bati incyuro mbi yasubije Nkundiye iwabo. Aha, ururimi rurica. Nimukundire dusoreze kuri ibivugishwa ry'umunyamerwe. Umunyamerwe ni intwaya rw'isekurume rwa Murarika icyanwe yarasi igihembe, udusekurume turayihunga. Igira ibihembe bireba inyuma, ikagira ubwanwa Murarika iteka, igira umugara wo ku mugongo, ikawushinga iri ku rugamba. Igira imihore myiza cyane, ikaba itungo ryo mu batindi. Iyo bayikuyeho uruhu rwayo, abenshi muri bo baravugishwa. Iyumvire nawe uyu munyabugoyi ngo aravugishwa abonye igaramye. Yarazindutse ajya gusura se w'umugore we mu rugerero, agezeyo asanga barayibaga, inyama ngizo hirya hino baragabagabana biracika, abana benshi barabya indimi. Aramwenyura akorora buhoro, arasuhuza barikiriza, bamuha icyicaro araruhuka, n'agataba aratumagura, umukuzi uraza yica inyota. Akebuka hirya aho bazigabana, amazi menshi amwuzura akanwa, akabona imbugita ziraca ibintu. Hashize umwanya uringaniye, nyina w'umugore we ajya mu kirambi, ubwo ni nyirabukwe, avugira mu gutwi kwa Ruhabuka ariwe mugabo we akunda cyane, ati murareba uko mugenza uriya mwana w'umunyarwanda ye. Wa muhungu mujya mu gutwi, yirya icyara abyinisha intebe, arasukuma gukoma yombi, amasoni arangabura uko agenza, arahaguruka ajya ku irembo, arinanura agaruka mu rugo. Igihe cyo gutaha kiba kiraje, agaseke keza barakamanura, inyama munani ziragasaga, bamuha umwana wo kumutwaza izo mboneka rimwe z'iyo mfizi. Ariko ubu mfizi ni ruhaya. Imisozi 5 barayirenga, uwa gatandatu barasohora, abwira umwana asubira iwabo. Abwira abiwe icyo mu gasero, avuga amateshwa atagira uko angana, aravugishwa bishyira kera, ati nageze iwanyu munsi y'uruhu, sanga iseseme barayibaga. Ubwo isakurumi biranteruye, no ku kinyama cy'inzu ngo pi! Ngo nyikubita amazi, amaso yuzura akanwa. Bamba mu kuzunda wicarira, none rero umugore wanjye, mbiyomba ugitanze canirize, umpere isafuriya niyicarire, cyushya amazi yo kuzirisha, ushake n'ubugari bwo kuziteka, umpere ikinono kiva mu isosi. Nyirakanaka ngo abite mu gutwi, araseka cyane ibi byimazeyo, afatwa n'impuma arakumbagara, abira ibyuya yara amaboko, hashize umwanya arahembuka, ariruhutsa aratangara, aterega ruhaya yari inkozeho. Ni isekurume ntisebanya, kereka utazi uburyo inurira niwiyisebya ibi by'abasenzi. Ngibyo iby'umunyamerwe. Mwakoze kubona nanjye kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. Ngaho nimukore subscribe, like, share na comment, bigere kuri benshi nabo biyumvira icyanga cy'amagambo. Ciao ciao.